Hello, mumeze mute abakunzi b'ishya twizeye ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bihugu bitandukanye by'umwihariko mu Rwanda. Umuryango umaze kuba munini, umuryango umaze kwaguka, turishima ahantu hose muradusuhuza mukatubwira ati yo turabakunda cyane, umva I love that. Nuvuga ngo nimba umbonye please uranagara Aisa wa mwishya. Oh yeah, just say hi Aisa, nanjye ndagusubiza hi. So ubwo rero nubona Christella bigende gutyo, nubona Cyuzuzo bigende gutyo, nubona Michelle bigende gutyo, turabikunda cyane iyo mudusuhuje, apana ko twihisha. Uraryoherwa ukavuga ati uyu muntu gusa aranzi kwishya, uyu muntu aradukurikira, ukumva wishimye cyane. Nawe rero aho uri hose turagusuhuje cyane, ntago ndi njyenyine. Uyu munsi Michelle ntago ahari, yagize izindi nshingano zatumye atabasha kuboneka, ariko mu bindi biganiro azaba ahari cyane nk'ibisanzwe. Cyuzuzo, umeze gute? Ndakubona. I see you too. Christella, inkunze ukuntu utangiye excuse. I like that one. Yeah, exactly. Byerekana yuko abantu badukurikiye tuba tubatekereza, tuba dutekereza n'ibyifuzo byanyu. So ntago ngombwa yuko iyo hari igihindutse tugomba kubamenyesha, kandi warabubonye ko nabo ufite niwo muco wacu wabaye culture kuyaba kuri twe n'abadukurikira. Nimba umuntu adahari ntago tugishaka ko uzuvuga ngo kanaka yagiye oya, kandi tubiza aho yagiye. Tugomba kukubwira ugitangira ikiganiro ukahita umenya impamvu kanaka adahari. Christella, umeze ute? meze neza. Ndakubona. Ikiganiro ni ishya nk'ibisanzwe. Uyu munsi reka nkubwire kandi nkomeze kukwibutsa cyane ko rwose mu minsi mike cyane uraza kuza gutengamara aho kuri inoti yawe uza kuza kubona ishimwe riturutse muri Rwanda Revenue Authority kubera ko watanze cyangwa se wasabye facture yawe ya EBM, the 10% of your 18% kuri facture yawe urayabona vuba ahangaha. Ariko ibyo ngibyo nabyo biguhesha amanota yo kuba ushobora gutsinda muri Tenga promo. Hari umuco utangije ndambwiye ngo dore nakoze Tenga, ngo harya ngo iyo nishyuye ngo nkabona message ngo yuko ngo nakoresheje natse facture ya IBM ngo ubwo mba ndi buzatsinde. Ndamugane hoya, ugomba gukina, ugomba gukina kabisa. Nuko ngo kanda akanyenyeri 5 6 2 urwego ukareba handitse gukina, ubundi ugakina. Wakina ku modoka, wakina kuri moto, wakina ku mafaranga, aho hose n'uburenganzira bwawe uhitamo. The more ufite token nyinshi cyane, the more ufite amahirwe yo kuba token yawe ari icyuma kizahitamo ubundi ukaba watsinda. Nimba muri cya giseke bagiye gutoreramo harimo wenda udutokeni 3,000, ukaba ufite token 100, amahirwe ari menshi ari kuri wowe kubera ko ufitemo token nyinshi. Birashoboka ko icyuma cyahitamo imwe muri za nimero zawe cyangwa se muri ya token yawe. So niyo mpamvu tugushishikariza igihe cyose uhashye, igihe cyose wiyandikishije, ibuka gukina, ukinire buri kintu cyose wumva ushaka kuri bya bindi byose navuze. Ngaye nguko rero mu kanya turagaruka na hot topic. Naje gusanga mwaratubajije nayo ni hot topics. Many hot topics. Many hot topics. So ubwo ni mwaratubajije no kunyihanganira, ibibazo mwatwandikiye ni byinshi cyane. Ariko turongera kubibutsa ko ikibazo ugomba kutwandikira ni ikibazo cyawe bwite. Ni ikibazo nimba ari n'icy'umuvandimwe, utwereka consent yewe yuko yakwemereye ko uduha ikibazo icye. Kandi ikindi tubibutsa ni uko twandikiye turagumana nyine ko ari we watwandikiye. Ntabwo tuzavuga amazina yawe, ntituzavuga aho utuye nimba utabitubwiye. Icyo wadusabye tuzacyubahiriza, ariko nawe ugomba kubahiriza ko icyo tugusabye nawe ugomba kugikora. Duha ikibazo cyawe, ikindi ukiduhe witeguye ko tuzagusubiza. Apana kuvuga ngo twagusubije ngo none ngo ndumva ntabyumva, ngo nyaboneka ngo kira kiganiro mu gikureho. Oya, fata umwanya wawe ubitekerezeho, banza ugisha inama abavandimwe, ugisha inama inshuti zawe, ugisha inama abaturanyi bawe cyangwa se abo ikibazo kireba. Mu gihe wumva ukeneye urundi ruhande rwacu, ubitwandikira wabitekerejeho, natwe tugusubiza.
murakoze. ati hayi ntuye muri Scandinavian country, ibihugu byo muri Scandinavia nuva ari Norvege, muri Sweden ndetse na Denmark, nibyo bihugu bigize ubwami bwa Scandinavia. Ati ndi umukobwa w'imyaka 25, 25 nakundanye n'umusore mwiza ufite indangagaciro nziza kandi mbona duhuje ku bintu byinshi. Afite imyaka 33, ni umugabo uri macuwa. Nyuma naje kumenya ko afite abana 2, birangora kubyakira, ariko ambwira story y'abo bana ndabyakira. Yanyoretse abana kandi ubona ko ashobora kuba ari papa w'umwana mwiza, papa mwiza. Njya nibaza niba narafashe umwanzuro mwiza, kuko sinigeze ntekereza kubana n'umuntu ufite abana, ariko ndamukunda kandi abana ntago bangamira, bari kumwe na mama wabo. Now ikibazo mfite nuko ndi gushaka akazi, tuba mu mijyi itandukanye, ariko ari kumbwira ngo nshaka akazi mu mujyi atuyemo kugira ngo tuture hafi ya buri mwe. Ati arakora cyane, afite imishinga yo kubana nanjye. Ati twaganiriye kuba twaba mu nzu imwe tumaze gukora ubukwe mu mujyi wabo, n'ubundi ni ibintu bari gutekereza. Ati ndi umukobwa uri independente, mfite backup plan ku bijyanye n'amafaranga. Ati ndi gushaka kubanza kubaka kariyeri yanjye mbere yo kwimuka mu mujyi we, kandi ndi gutekereza ko haramutse hari ikintu kibi cyabaye nshobora kubasha gukora simudepandeho. Ati ndi kwibaza niba naba ndetse kubyirukansa kubera ko nta kintu yari yakora nko kumpropoza cyangwa kunyereka famiye ye. Umujyi atuyemo ni mwiza, ariko uri kure y'uwo nsanzwe mbamo, kandi ababyeyi banjye bazibaza impamvu mfashe gahunda yo kwimuka kure ya famiye. Ati ntabwo bazi ko dukundana, ati ariko baramuzi, bazi na famiye, ariko ntabwo bazi ko dukundana. Ati yansabye ko nanaba mpimukiye mbere yuko mbona akazi, ngo nagashaka narimutse, ngo kandi yazamfasha. So nimukire mu mujyi wabo, ndabizi yamfasha kandi yanyeretse n'inshuti ze no mu mujyi we, cyangwa maze ntegereze urukundo rwacu rubanze rujye ku ntera yindi, mbone kwimukira mu mujyi wabo mva mu wanjye. Ndi kwibaza bikancanga. Ati niki cyabaho umubano wacu udakunze ndi mu mujyi wa kure ya famiye, ndi njyenyine, nzongera nimuke? Ikindi nashakira akazi no mu yindi mijyi, ariko ntacyo byaba bitwaye kuri famiye yanjye, ari akazi kanjyanye aho atuye, but should I especially go for his town? Okay, so afite ikibazo kimwe, ariko afite ukuntu kugikatisha hirya garuka kujya muri gishwati. ufite nk'igika kuva ku gika cya 3 kumanura, byari ibintu bimwe, kuko she's ready nyine, she needs a job ASAP. No mu yindi mijyi akabona, ariko nyine urumva aravuga ati njye mu mujyi atuyemo. Ndahera ku kintu cya mbere cyo kuvuga yuko uwo mugabo cyangwa se uwo musore afite abana. Hari umuntu uvuga ngo njye ntabwo nzashaka n'umuntu ufite abana, ni uburenganzira bwe, ntabwo waza no kuba muhatira ngo abakunde. Hari n'uvuga ngo njyewe uko umuntu yaba ameze kose nzamukunda, abana ntabwo ari cyo kibazo. Surtout yuko nimba ari umuntu uri responsable, asanzwe afite ukuntu managing abo bana na mama wabo, mba numva kitagombye kuba ikibazo, kereka yahora sitararangiye, kereka yahora si umwe mufitanye babana na wa mama wundi ikirimo, ubona harimo ikindi kintu cy'agatotsi. Kuko isi ahantu iri kugera, umwaka tugezemo, uyu munsi hari ibintu ushobora gutangira ukavuga ngo ni red flag cyangwa kuri wowe, cyangwa se ni deal breakers, ukazashiduka abantu bazima bose bagucitse kubera yuko wagiye wifisa utuntu runaka. So icy'abana numva ko kitagombye kuba ikibazo kuri wowe igihe cyose, nk'uko wabivuze, nta kibazo abana baguteye. Abana bafite aho baba, bazajya baza no gusura papa wabo, uzanabamenyera. Abana muri iyo relation numva nta kibazo na kimwe cyagombye kubamo. Ahubwo igihari cyo kuvuga ngo urahindura umujyi, ngiye ntekereza ko urashaka no guhindura umujyi. Ikibazo ufite ni ukuvuga ngo ababyeyi banjye, muri message nimba nayumvise neza, we ari ready kuba yahindura umujyi, kuko ari kuvuga ngo ndabizi neza ko nimpindura azamfasha, kandi afite na backup plan. Afite na backup plan, bivuze ngo afite n'ama economy, afite n'ama savings afite. Ahubwo ni cya kintu cyuko twakuze nubwo uba mu bindi bihugu wenda byo hanze, ariko siro cyafitemo akantu k'umunyarwandakazi, ku muco ko kuvuga ngo umugabo cyangwa se umusore mujya kubana kuko wenda yateye ivi, kuko wenda mwakoze dot. So naho ngaho ntekereza ko amaso y'abandi kuri wowe cyangwa se values baguhaye ugomba gushyira ku munzani ukareba ngo ibi bintu nimbikora bizaba bitandukanye n'uwo ndiwe. Ngiye kubana n'umuntu, ibi bintu koko ndumva bindimo, yego ndamukunda, yego relation imeze neza, ariko se
ndaba ameze nk'umuntu ndaba wishingiye. ameze nk'undi muntu wishingiye ariko kuri uwo mugabo we birumvikana niba afite abana babiri already wasanga yari mariye mbere. So bivuze ngo ntabwo yongeye gushaka guhita yongera guhita ajya mu yindi relation ngo ahite atabanje kwese voilà atabanje kubana nawe ngo banze arebe ko muzahuza point zimwe na zimwe. So naho ngo ngiye ntekereza ko ubwawe ni ukureba ko ibyo bintu waba ugiye gukora bihuye n'indangagaciro kawe bihuye n'uko ubona n'ubuzima then utarinze no kurebera ngo bazavuga gute ngo ababyeyi banjye se ngo bazavuga gute. exactly buriya kugira ngo ntumusubije buriya kimwe mu bintu bya mbere igihe cyose ni amahitamo ariko n'amahitamo burya umuntu ayagishaho inama. Ni nayo mpamvu ntekereza ko muba mwagiye munatwandikira iyo umuntu ufite ari abantu wasangaga dukura wumva ubukwe nta kintu bikubwiye ukavuga as long as nabonye umuntu duhuje tubyumvikana mbona twakwibanira ukumva no kwibanira mwakwibanira kabone niyo haba hatabaye ubukwe bitandukanye n'umwana ufite ababyeyi. Buriya kenshi umwana ufite ababyeyi biragoye ko wamwumva ari kuvuga ngo ntabwo azakora ubukwe, ni gake nubwo ashobora kubaho wenda bitewe n'izindi circumstance ariko abenshi rwose aba ashaka kuva mu rugo n'ishema n'icyubahiro pe yakoze ubukwe yicaje umuryango ababyeyi bishimye babambitse ingofero byacu bya kinyarwanda mama wamuhaye igisege. Nimba wumva ari byo uri guhamanya n'umutima wawe kuko yanavuze ngo sha ati nubwo abimbwira nta kimenyetso cya fiançaye n'ibyo bimenyetso nta hantu na hamwe turicara ngo agire burya nimba umutipe ibyo bintu atari yabikora kandi akaba ari byo we uhamanya n'umutima wawe beta warindira akabikora ukamubwira ati sheri rero mfite ababyeyi buriya rwose kubabwira ko kandi barakenera n'abanyarwanda ntago bumva uburyo nubwo bari hano mu Burayi wenda babibona ariko ntabwo wenda babibona bo ntabwo ari byo expectinga kuri ngewe ku mwana wabo iri fo ko rwose dukundane nzajya ngusura nawe unsure noneho uko iminsi izashira dukeneye kubana tuzabibwira ababyeyi. Wibuke ko ngo yavuze ko ababyeyi nta hantu ababyeyi barabimenye ntabwo aramwereka ababyeyi undi ngo amwereke iki amwereke umuryango n'abana baze bamubone bavuga ati tantine kanaka tu vois ubanza unarebe buriya na kimwe mu bintu bya mbere biro nubwo uba utakunze abana uba wakunze papa wabo ariko ugomba no kureba chemistry iri hagati yawe n'abana. Aba bana tuzabana gute kuko abana bazaza muri vacances basure papa wabo kandi nibasura papa wabo bagenda bavuga koma la tantina tantine kanaka bimeze gutya nawe uzabyara umwana abasita b'abavandimwe. Hari n'igihe usanga mama ku yindi kote nawe yari marié none abana bakahita bavuga ngo I am blessed ngo I have two mamas and two papas. So rero il faut que ibyo bintu byose ubanza kubireba mbere yuko ujya gudesida ariko kandi nanone ukanabwira umuhungu icyo wifuza ndifuza kuva mu rugo rwose nkoze ubukwe rwose nshagawe iwacu baze batwikurura umugeni ndabishaka ariko ndagukunda n'umutima wanjye wose n'abana nzabakunda ariko reka twihangane ntunamubushireho pressure utari ready nta kibazo rwose take your time tukomeze dukundane unsure nkusure ariko tuzabane mu buryo buri clear umuryango wadushyigikiye. Buriya ngewe ikintu cya mbere nshaka kugarukaho cyane iyo ukundanye n'umuntu ufite abana niyo akanya situation yaba ari uko abana n'umwe mu babyeyi kurusha uko abana n'uwo muri kumwe things can change. Iyo umuntu afite abana uba agomba kwitegura circumstances zose zishobora gutuma uwo mwana aba full time mu rugo murimo bishobora guhinduka akajya ajya gusura nyina muri weekend cyangwa muri vacances akaba ari bube igihe kinini cyangwa ugasanga God forbid nyina yitabye Imana cyangwa aje mu Rwanda cyangwa ararwaye for a long time. Ni ukuvuga ngo iyo urimo urakundana n'umuntu ufite abana uba witegura ko muzubaka a blended family. Bivuze ko mushobora no kugirana n'umubano uri respectful si ngombwa ubucuti ari kuri respectful na nyina w'abana abana bakakwibonamo ejo mwazabyara barumuna babo bakabyumva mbese ntibamere nkaho ari abandi ba étranger baza kubasura niko biba bimeze. So ni ibintu ugomba gutekereza ntiwumve yuko ibi murimo ari byo muzahoramo. It will become eventually something else. Ashobora kuba n'uyu munsi avuga ati I'm not with a woman nta mpamvu yo kuba mfite abana ariko ejo yabyara yakubaka urugo nakavuga ati ndashaka abana baza full time hano. Nabyo ni ibintu bishoboka. Ikindi n'abandi bakobwa bari kutubona aka kanya babyumvireho ntuzimukire umusore n'umugabo wawe burya kwimuka ni ibintu muganiraho. Niba ari kukubwira ngo ngwino ube mu mujyi wanjye
good and well, ariko banza urebe uwo mujyi uvuga uti uyu munsi dutandukanye uyu mujyi nawubamo, uyu munsi bidakunze can I stay here, cyangwa nzahita numva mbihiwe n'akazi ndimo, nzahita numva n'ubundi n'inshuti mfite ni inshuti ze, kuko iyo defo turayigira. Ari igihe ujya kubona ukabona akenshi bikunda kuba ku bantu bari hanze, ugasanga nk'umuntu avuye nko mu Rwanda ntibikunda kuba, ariko tuvuge nk'ubu ngubu umuntu yagiye gushakisha Mozambique nkahita mukurikira ari nk'umukope wanjye cyangwa ari umugabo wanjye, ariko kubera ko we yari asanzwe abayo, afiteyo inshuti, afiteyo social life, noneho nanjye nkagenda nkizirika kuri izo nshuti zanjye, sinshake inshuti zanjye ku ruhande, sinshake hobby zanjye, singira ubuzima butandukanye mbaho butandukanye n'ubwe, kandi aho twabaga mbere twari dufite ibindi bintu tudahuriraho. Ni ukuvuga ngo niba ugiye no kwimukira muri uwo mujyi, reba urebe uyu mujyi nawukunda ngiye kubayo, ese nahishimira tutari kumwe, ese how can I find new friends, ku buryo niyo bitakunda nta kibazo uzahaguma, ariko niyo byakunda ukaba ufite imizi yawe idashingiye kuri uwo mugabo, bizanatuma bitaremera. Buryo umuntu mutari kumwe cyane murakumburana, ariko iyo utangiye kumera nkaho uri akabwa kamukurikira ahantu hose, arasohotse muri kumwe, siporo ntuyikora, ariko nyine kubera ko uri bored murajyanye, bisa naho ubuzima bwawe bushingiye kuri we, kandi si byiza. It's very toxic. Nyine ubusa naho uri kumwetufa nawe akwetufa. Ni byiza ko nunimuka uzagenda ukabaho ubuzima bwawe nk'uko wari independent hano, ariko sinakugira inama yo kugenda ngo umudepandeho, mubwira uti reka nshakisha akazi aho ngaho, in the meantime turebe uburyo twajya dusurana rimwe mu mezi abiri, cyangwa niba ari amasaha abiri twasurana buri weekend ebyiri, nanjye nshakishe wenda nze muri interview aho, ariko abone ko udahise urambura amaboko ngo ngaho nsama. Mbona ari kwirekura cyane ugakabya, you have to give in doses, akabona ko yes you are willing, ariko nanone ntaba akubwiye ngo moving nawe tuvuga ati yes I'm moving, no. Yeah. Okay, twakomeje. Anyway, hari igihe uba wagira ngo ndi gusoma isomo rya mbere n'irya kabiri. Mbara ibibazo mbara bikusanyije mbifite hano uburundo n'uburundo n'uburundo. Twabonye umusomyi. Hari abantu babaga ari abasomyi mu kiriziya. Narasomaga mu kiriziya. Gusa wawa. Ewe waranaririmbaga. Christelle nibwo bwa mbere nabonye muri kwaya. Yego, muri Christ the King. Niyo kwaya ya mbere abakatolike bagize itari za zindi. Twabaga twagiye guceza ariko bavuga kandi n'ukuntu twabaga twaramenyereye ni wowe, kandi noneho ko hari yabiyo yaririmbaga muri kiliziya twaruzuzaga ya chapelle yo muri groupe. Ni nko mu barokore bari bafite amakorari atatu, hari imwe ariyo imeze nka zafu y'abantu babaga muri restoration, yashyushye abantu bitwa ba Betty n'abamoreza kwicereza kabisa. Abo ngabo nibo nyine barimo. Njye naracejeje kugeza igihe abarokore bumva ndi umurokore. Babangize president ati muraho, ntuye Canada, mfite imyaka 19, mfite n'umwana w'amezi 8, mfite umugabo w'imyaka 19 n'umwana w'amezi 8, atuye Canada, bivuze ko yatwise byibura afite 18. Mfite umugabo w'imyaka 35, ariko mbona ibitekerezo bye ni nk'iby'abana pe, nta kazi agira kubera ubunebwe. Amafaranga dukoresha mu nzu nayo bampa ku kwezi, yayanda muri Canada hari amafaranga bagenera abana ni approximately $800 or $1,000 Canadian dollars. Ati ikibazo mfite umwana udakunda gusinzira nijoro, kandi papa we ni wa muntu uryama ku manywa nijoro akarara akina video game. Mbese iyo umwana adasinziriye nijoro ngiye mba naniwe pe, ndamubwira ngo namfashe umwana nanjye nduhuke, akanga akavuga ngo ntacyo yafasha kuko nta mabere agira, kandi mu by'ukuri abafite formula ni ugushyushya amazi gusa. Hari n'igihe ajya gusura inshuti ye y'umuhungu akararayo nta kintu ambwiye, yewe no kurara mu cyumba kimwe ntago turarana, ngo ntago aba ashaka kumva urusaku rw'umwana, kandi maze kumuhaga pe, kandi ndacyamukunda, nzakora iki? Yaramuhaze aracyamukunda. It's both, it's possible. It's like I love you but I don't like you. Ndasinzira ibitotsi nkabibura. Ni ndasinzira ibitotsi nkabibura. Oh yeah, you can love someone and not like them. Anyway. Reka rero nkubwire mwana mwiza. First of all, uyu mugabo yarakubaze. I'm sorry, ntago ni gakeya umuntu ungana gutyo yari gukina iyo mikino umukobwa wo mu kigero cye w'imyaka 30.
ni hahandi uba wamaze na 25 uyu ntabwo munsi yayimukina hari imyaka gutya. ugeramo kubera ibintu wanyuzemo ugasanga umuhungu umuboneye muri kilometero akiza ugahita umuhumurirwa ya mico mibi ariko kuko wowe wari muto ashobora kuba yaranakulove bombinze yamara kugutera inda akavuga ati namufatishije n'ubundi ntahari bujye aravuze ngo afite Bobby formula ngewe ndapompa ngewe cyuzuzo ndapompa ntabwo abana bangiye bemera formula reka nanitange urugero wenda utabyumva ko ari rusange iyo ntari mu rugo ntabwo bivuze papa wabo gufata amashereka akayakura muri barafu akayashyushya ntabwo abana banjye baricwa n'inzara kubera ko ntahari mu gihe habaho gupompa nkasweho noneho aba ari mu rugo atanakora ashobora ubwo bivuze ko ari wowe uteka ari wowe ukoropa inzu ari wowe umesa ugira gute ukanazinga uzaba zombi rimwe uzitura hasi so to me niba ushoboye gusohoka muri iyo nzu get out n'ubundi aritunze ndongora n'itunze reka nkubwire byibura ubonye ko urimo urafura imyenda umwana yiyandujemo ntabwo ari kimwe no gufurira amasogisi umugabo waraye muri video games ari gukina imikino idashobotse byibura n'utwo dufaranga ubona tw'umwana niba hari n'akandi kazi ufite uvuga uti ndi gusevingiramo umwana niba baguha wisa uvuga uti hari 200 mbika ku kwezi none se ko ari ay'umwana aje kuba y'umugabo ati ko ari subvention zakagombye kubatabara kuko mwabuze uko mugira atari uko umwe umugabo w'imyaka 30 ahubwo se what else you kwarara kumujama we no ikintu ki ahubwo se ubwo bahuye afite imyaka nanjye nibyo ndi kwibaza kuko ngiye naho ngaho nabaye bloqué voilà kuko nimba yatwise afite 18 babonanye mbere ko baba baramenyanye afite na 16 no kwibaza age legal yo muri Canada rya ni ari ibintu bakora ibintu ntabwo hari ibintu bitaba byemewe buri abantu baba bari gukora somehow bitemewe n'amategeko niyo mpamvu tujya tubwira ababyeyi umwana we nutamurinda nta wundi uzamukurira umwana we nutamuba hafi yabona biragoye ibisuma hano hanze n'imbobo n'ibiki byose bimeze nabi umwana wawe nimba yanasama umuntu nk'uwo ntabwo wagombye kumubwira ngo ujya kubana na runaka kuko urabizi ko abagiye kumwica agiye kumwica mu mutwe umuntu akagenda ari muzima akavayo ajya gushaka psychiatre n'abapsikologe noneho mu kugaruka ukabafata bombi noneho bose ari ibisenzegera ari we ari n'umwana by the way age of consent muri Canada ni 16 as long as umuntu atari umuyobozi wawe umurezi wawe umuntu uri muri position yawe ubwo byari byemewe babikora bizi byarangiye nyine ahangaha ni hahandi usanga uyu mwana ntabwo namubajije circumstances ze ariko hari igihe usanga ari nk'umwana woherejwe kwiga ari igihe umubyeyi abona uburyo yohereza umwana we akavuga ati agiye kwiga ukibura uwa mbere uguhaye amaboko umuntu wa mbere uguhaye amaboko ukamufungurira imiryango ariko it's all well and done umwana yaravutse byararangiye ni ukuvuga ngo aha ntabwo turi kumutangira ngo tumubwire ngo wijyayo yagiyeyo n'umwana yavuyemo ubu ngubu icyo twamufasha ni ukumenya uburyo asohokamo kuko nagumayo n'ejo n'indi nda yavamo kuko reka nkubwire umuntu ushobora kumwinubira ko ari umunebwe ushobora kumwinubira ko nta mwana agufasha ushobora kumwereka defo ze zose nk'ubu yatubwiye ngo aracyamukunda deja ngewe kuba akundana n'umuntu umurusha imyaka 20 hafi it's already a problem to me burya utarageza imyaka 28-30 iyo ukundana n'umuntu ukurusha imyaka irenga 10 ntangira gukweshoninga uwo muntu motifu yari afite hagati aho ngaho kuko abakurusha ubwenge burenze ukwemera ariko ibyo tubyihoreye aracyamukunda kandi ntabwo twamutegeka amarangamutima ye bivuze yuko umunsi bicaye bakanareba filime wa mwana ibitotsi byatangiye kuzara asinzira ijoro ryose yatangiye ku umunaniro urana ko akundi cya gihu gishira cyuko umwana kuraza ijoro yatangiye kuryama hazajya mundi nicyo kizabaho ushiduka kubyaje abana 5 munsi y'imyaka 25 njyamba abana abana kuri TikTok ba 21 ngo let me cook ngo cooking for a family of 5 nkavuga ni who is 5 who and who ngo my husband and I when there were 3 kids gusa biragoye kubwira umuntu ngo uva mu kintu kandi akubwira ko akunda umuntu ariko she needs to plan biragoye bavuga ngo umukobwa umuhana avayo nyine niko bimeze aracyari mu rukundo igihe hari ni kimwe ngiye ntekereza no kwicaza umuntu akamwereka responsibilities kumubwira ati turabana uri umu partenaire wanjye nicyo uri kumfasha muri partenariat ariko ndaramubwira ngo nta mabere agira yagomba ko nta cyose nta mabere afite basi nakora ibindi nashaka akazi
nashaka akazi none Ave nabona muri video akazi games. abona amafaranga abashe kwishyura umuntu yes Voilà. abashe kwishyura uzajya umufasha imirimo. ntekereza ko igihari ni ko akenshi nk'iyo umuntu gutya amuruta agira n'ubwoba bwo kugira ngo amubwire amagambo ayashyire hariya biragora rigari buriya umeze nk'umuntu uri kubwira so, ariko nanone yabonye yuko yashakanye n'umuntu ngo abona ari umwana kuri we, so nafata iyo maturité yamwibutse. imagine umwana w'imyaka ya 19 ubona ko umuntu w'imyaka 35 nafate umva izo responsabilité kuko iyo wabyena no gukira umwana wicare umubwira ati partenariat ni iyi, uri partenaire wanjye uri kumfasha kuki akazi niba arakabuze tugashakisha va hasi. ushobora kutabona akazi k'ibintu ushaka ariko ukababona kandi dukeneye incomes, nkeneye kuruhuka, nkeneye umuntu umfasha umwana. uramfasha iki? Niba utabishoboye urajya gukora twishyura umuntu night nurse, hari aba night nurse barara ku bana nawe ugasinziraho, cyangwa umunani wirirwaho nawe ukagira utwo duto tusinzira, kuko wakwitura hasi n'uwo mwana akagwa hasi ejo CPS ikaza kureba ngo mwafashe nabo umwana. Rega at the end of the day murabizi umunaniro w'amajoro y'abana. Hari umuntu ati hey Christella, yanditse kuri Instagram ariko yavuze Christella, so baragusuhuje ati ndi umukunzi w'ishya nifuje kubasangiza inkuru yanjye. Ndi umubyeyi w'imyaka 35 mfite umwana umwe w'imyaka 2 nta mugabo mfite. Nakuze ndi wa mwana utava mu rugo nkumva bihagije, ndi muri segonderi nari umuhanga pe, ariko ubuzima bwo hanze nari nka yigendera. Numvaga gukora imirimo yo mu rugo ariko kuba umwana mwiza yewe bakanabinshimira. Igihe cyarageze mbona akazi ndakomeza nifashiriza abavandimwe, ababyeyi. Yewe ugize ikibazo cya cash nkaba ndiyo, shiduka muri za 32 nta degree nta cash nta connection, mbega nta cyerekezo, kandi pressure yo gushaka yari imereye nabi kuri iyo myaka. Rero naje kubyara, nyuma yo kubyara ubuzima bwambanye bubi, saleri yambanye agatonyanga, ngira amadeni agahishyi, ngera naho mbura n'umwenda wo kujyana ku kazi. Ntababeshye sinsinzira, ndara nicuza ukuntu ntize kaminuza, sinkibasha kwiyitaho kubera ubukene. Mu by'ukuri mpora nishinja ko ntacyo nakoze mu buzima bwanjye bumere neza. Mungira inama, hari ubwo mba numva nareka akazi kubera kugira ngo ntahura n'abantu, mba nsa nabi pe, kandi siko byahoze. Ibaze ko nageze aho mpitamo shift ya nijoro kugira ngo mpure n'abantu bake. Usindwaye koko? This don't blame yourself, you know, don't blame yourself. Bibaho cyane rwose iyo umwana aje mu buzima, I swear amafaranga kubana gatonyanga rwose si we gusa n'abandi bibabaho, ahubwo how to be grateful, ukagerageza kubaho mu bushobozi buto bushoboka. Buriya ni kwa hari umuntu wigeze kubwira umuntu aravuga ngo no ngo hari abantu ngo rega ngo umuntu abakorera ngo agashahara gakeya ya financial literacy duhora tuvuga, umuntu aramubwira ngo nta mushahara muto ubamo, ahubwo ntago tuzi gukoresha amafaranga atolo, ntago twigeze tubyigishwa mu ishuri, ntago twigeze tubyigishwa n'ababyeyi, nta n'ahantu tubyiga uretse kuba wahugira Imana ukaba wahura n'umuntu uzi gukoresha amafaranga akaba yagira ibyo akuvunguriraho wenda ukabyumva. Ariko kimwe mu bintu buriya duhora tunakunda kuvuga, ibintu bitubaho mu buzima bari ishuri, aba ari urugendo. Ni naho handi buriya wabona na regreta ko kuba yarafashije abavandimwe, akavuga ati narabafashije ndiyibagirwa n'ibiki, ntago byari bibi, and you never know, wabikoze nkaho byari inshingano zawe, kandi ndatekereza ko wenda aho bari nabo bari grateful, wenda wabona ariko nta nicyo baragira ngo nabo bagire icyo bagufasha, still nubwo bafashije ariko ari wowe ugisa nkaho ushoboye muri wa muryango wanyu. Ahubwo ikiriho no kuvuga ngo nuko yiminga ukaba na positive, ukavuga ngo mu bushobozi mfite uyu munsi nabaho gute nkabasha kugira n'utwo nsagura, tugura wenda ya myenda, tugura wenda twadukweto nambara nkajya mu bandi, nshobora no kujya mu kimina wenda ejo nubwo nkorera ibihumbi wenda 150 ariko nkaba ndi mu kimina cy'ibihumbi 20 bakaba bazaguha nka 500 ngunga kubera ko ugifite ka kazi n'umushahara. Ubu ngubu n'ubwo buzima uri kwita kari bubi ni buba ari kurabufite, akazi kadahari noneho byaba bibi kurushaho, kuko abantu yavuze ngo mba numva nareka akazi, nureka akazi biragenda bebaranywa iki, wowe urarya iki kugira ngo ubashe kumwonsa? Eske ko wabashaga no kugira gutya mugano ukajya n'ahantu ugakora? Umwana afite 35, afite 32 ans. Umwana afite imyaka 3 ariko still aracyafite needs, none afite minerval, agomba no kumwishyura amafaranga y'ishuri. So ntekereza ko rero ibyo byose bura urareba ukavuga ati ayo mafaranga mfite ni gute nayabamo, kameme ntago ndi bwishime
100% wenda kuko atari bwo ubuzima wari unabayemo mbere y'uko ubyara, ariko ni gute nababamo mu gihe ntishakisha izindi nzira. Muri iyi minsi ni ugushaka inzira zose, ntabwo ureba ngo focusinge ku nzira imwe gusa. Nibyo ushaka ubutarize, ariko hari abantu batize ni ukuri bagerageza ibindi, bagerageza ubucuruzi, bagerageza uducuruzi twa magendo duto, bambe na pana magendo gacogo magendo ni bitemewe, uducogocogo ko kundi umuntu usanga ashobora kuba akora night shift, ariko ku manywa akavuga ati ndajya mu isoko Nyabugogo kwa Mutangana nzinduke ndangura imboga n'imbuto ebana kuri WhatsApp nseriva abantu bose tuziranye. Cyuzuzo ukeneye imboga n'imbuto, Christelle ukeneye imboga n'imbuto, inshuti zawe ukazibwira ati sigaye incuruza imboga n'imbuto, twa dufaranga tukaza, sibyo? Ukaba wenda ukanavuga ati ndi muri banki wenda mpembwe 300, ese ntabwo nafataga credit nkafata Spiro nkayishyira mu muhanda akazi buriya ntabwo ari boss wacu niwe wigeze kutubwira kera ngo hari abantu ngo banga gufata inguzanyo ngo bakumva ko bazatera imbere ngo nta nguzanyo, ngo njye ntiyi inguzanyo, ariko at the end of the day urushiki umuntu wafashe inguzanyo yaduhaye uwo mukoro. Oya, ahubwo abantu ureba n'abantu bose bafite amagorofani nta muntu umwe ujya wubaka ino nzu hano 100%. Exactly. Ku makashi nibyo urumva nawe nicyo yatubwiraga, he owns MKU n'ibindi bishamikiyeho byose, and guhera ku munsi wa mbere ayubaka ishuri umuryango umwe yari inguzanyo, kuko nawe ntacyo yari afite. Yahereye kuri saleri y'ubwarimu aragenda yaka inguzanyo yubaka kumba, arongera biragenda birazamuka bivamo kaminuza nk'iyi ngiyi. Nibyo rero matubwira avuga ati nimba ugize Imana ukaba ufite ahantu ufite kontra, profite l'occasion. Amafaranga yawe kugira ngo uzayagereho biragoye, ahubwo ushaka gushaka amafaranga kubera igishoro ukayakoresha neza cyane, utayafasha ugiye kuyabyinamo. Rero nyine ntekereza ko umunsi ku munsi we you be grateful, ariko noneho utekereze beyond the box, utekereze ureke kuba muri regre buriye kuzibamo urinda upfa nta kintu na kimwe ugezeho, ahubwo urinda upfa regre. Mama se yo bimenye, mama se yo ntabarihira, iyo utabarihira ya mafaranga wari kuyarya ukayabyinira ntihagire na kimwe akumarira. Iyo mama se yo ntakora ibi nibi, uyu munsi ufite akazi, yes hari abantu bafite degrees izo ngizo uri murifuza, ako kazi kawe ufite batagafite aka kanya. So ahubwo ba grateful, ahubwo utangire gutekereza beyond the box, what else should I do ishobora kunzamurira income yindi, hakaza kandi kantu kaza mu rugo kadashingiye ku mushahara wanjye gusa. Nibyo ndakora nijoro, ariko se ku manywa nirirwe ndyamye umwana yagiye ku ishuri, reka ngiye Nyabugogo ndangura utwenda twacaguwa, nze ntumese ndutera ipasi nkire kuri stat y'ababyeyi bose bagure, nguru dukweto nze hano downtown. Habari abantu bamennye inkweto bavuye muri Chine bakaranguza ku mafaranga make, ukavuga ati kandufate ndajye nkira ku mastat kuri Instagram hano hose, shop kanako kanayita n'izina ababyeyi uhereye ku nshuti zawe. Ntabwo ntekereza ko bajya guteza imbere abandi bagusize, ugenda utekereza uva muri ya box ugatekereza gukora utundi tuntu duto kandi tugenda tukunganira. Buriya kimwe mu bintu ushobora kwikorera wihemukira uretse izo regre ntabwo nabisubiramo kuko buriya kwicuza. Ikindi yibuke ko hari umumaro yagiriye famiye ye, bamushima batamushima, burya yakoze ibintu kuko yabonaga ko bikenewe kandi bariho kubwe. Hari aho bageze, aho bavuye, hari naho bageze kubwe. Ariko ikindi kintu buriya kwiyizola cyangwa kwifungirana sibyo byiza. Kandi ushobora kuba utekereza hari nk'ukuntu twigereranya n'abantu twiganye, ukareba umwana mwiganye segonderi, primaire, ukavuga uti yo ubuse nahura nanjye nambaye akakenda kandi we yambaye imyenda yo kwa runaka, ukagira ngo nibyo biri butuma agaciro kawe kagabanuka, kandi siko bimeze. Buriya ntago abantu bose bambara neza uko bambara brands, uko bambara ibintu bihenze, ahubwo nuko bambara ibintu bijyanye nawe kandi ukikunda ukuri, kuko hari imyenda myinshi, hari abantu hari umuntu ugurisha, ngiye hari umuntu nkunda kuguraho amakanzu bayigurisha 15, 14, 13, tu vois, ariko niyo nabonye amafaranga ndagenda nkagura na ka 50 na ka 60, ariko niyo nambaye ya 15 mba nsa neza, tu vois. Rero hari igihe nyine wirimita ku kintu, kandi nkuko n'undi yabifuza akabitera ipasi akabimanika nkabigura, ni nkuko nyine nawe wabigura undi muntu yabimanitse. Rero ubanze bikuremo mindset yo kumva yuko uciriritse, kuko uko wibona ni nako biza reflectinga ku mwana wawe. Ahubwo ukunde ubuzima ufite, utekereza uburyo wabwimprovinga, icyo wakora. Ese aka kanya ikihutirwa nuko wakwiga ubonye amahirwe, ni urugero. Kuko nubwo mfite 35 twiganye n'ababyeyi ba 40 kandi bizi icyo gihe segonderi kuri 35,
njye niganye n'abamama ba 35 ni mu wa mbere secondaire nabyuka niganye n'umuhungu wari ufite 20 tukumva n'ibintu bitabaho ariko usanga sinzi niba abantu bamwibuka yitwaga Daniel ariko bari abana b'imfubyi birera barabanza bohereza murumuna wabo twaje ari 3e murumuna wabo bucura ari we muto yuri mu myaka ingana nyine n'ibyo n'ikigero yari arimo ariko ari we babanje kohereza barahinze barashakisha baramwohereza ariga bikunze na mushiki waragenda bikunze Daniel nawe araza twigana mu wa mbere yageraga 95%. Uwo twasanze mu wa gatatu niwe waguwa mbere ni nawe wababa mbere mu gihugu icyo gihe ugasanga nyine n'abana bashakisha ariko Daniel twiganye kaminuza nkatekereza ukuntu yagiye muri kaminuza afite 30 ans ajya kurangiza civil engineering ari 30 n'ingahe and he was fine ntago byigeze bimusubiza inyuma nubwo twamusekaga twavuga tuyu mugabo aje gukora iki hano musaza kandi natwe tugeze muri 20 twabonaga ko turi impinja he was a kid trying to make it nawe rero ntiwumve ko ufite 35 waciye nk'amabere ahubwo ushobora kuvuga uti ni iki mfite uyu munsi nakora kugira ngo ejo undi ningira na 50 ntazaregreta aho kugira ngo ukomeze ubeho mu byahise kandi bitazarangira bitazanagaruka natekereza ko yumvise nta kintu ndenzaho cyese kumubwira ko ikintu nutagikora ubu n'ubundi gihe kiragenda nugikora n'undi gihe kiragenda niyo raisonnement njya gukora ikintu nkavuga n'ubundi nujya gukora ikintu niba ushaka kujya gusubira kwiga niba ari kujya gushakisha kandi kazi niba ari kujya gushakisha ibikwinjiriza nk'uko bamubwiye igihe ntabwo gihagarara nubikora ubu igihe kiragenda nutabikora n'undi gihe kiragenda hari ukuntu wajya kubona ukabona nk'abakobwa bashyira ukabona nk'umudamu nyine yarabyaye abandi nyine bakobwa bangana nawe akamwisha ngo yarashaje wareba ukabona nawe barangana ukabona barashaje wabyara urasaza utabyara urasaza njye none ntabwo gihagarika dukora icyanyuma ati umukobwa iyi ni email umukobwa w'imyaka 25 nkundana n'umusore cyangwa namwita umugabo w'imyaka 42 umukobwa afite 25 ni umusore ntarasha umuhungu afite 24 sorry umukobwa afite 24 umugabo afite 42 atuye hanze afite umwana gusa yatandukanye na mama w'uwo mwana kera umugabo tumaranye imyaka 3 dukundana baby girl anyway niga muri kaminuza gusa mba muri ghetto boyfriend wanjye ampa buri kimwe cyose nkeneye pe ntacyo mushinja arankunda mfata nk'umukunzi we akamfata nk'umukobwa we kuva twakundana twahuye kabiri aza muri Afrika ariko nge aje kureba ibindi ni call ya buri munsi guza ikibazo ndamubaza cyane nigeze no kumuca inyuma with my ex arabimenya arababara gusa aranyihanganira ndetse kenshi niyo mubeshya arabimenya kuko agira gut feeling cyane gusa iyo twashwanye nanjye biranyafekta kuko mbura amahoro bikancanga ntababeshye ndumukobwa ukunda kuba approached with many guys kuva kera ndetse benshi iyo tumenyanye bantereta bifuza ko twabana gusa sindabona uwo nkunze ku buryo twabana navuga nti this is the future husband ntabwo ndamubona pe simbabeshye ntababeshye uwo boyfriend wanjye yampaye direction y'ubuzima angira inama mu busanzwe ndi umuntu uri introvert n'uvanga umuntu usa naho wihugiyeho ati biragoye ko nakwisanzura ariko niwe wenyine nisanzuraho ndetse unzi neza kurusha undi muntu uwo ari we wese yanshakiye akazi gusa kubera amasomo aba ari menshi byarangiye akazi mbaye ngahagaritse ikindi yankuye ku bintu byinshi bitari byiza like nko guha umwanya abahungu sometimes badafite icyo bamariye bafite ibindi bashaka yatumye mba serious muri ubu buzima ikindi arankunda pe and he is proud of me bamwe mu muryango we baranzi gusa ngewe mbora mpangayitse kuko aranduta cyane ikindi famille yanjye biragoye ko namwerekana kuko aranduta sometimes banumva ntari proud ye kandi hari igihe abibona bikamubabaza gusa njye ndamukunda cyane mungira inama nzabigenze gute ikintu cyo kugaruka cyo kumuruta cyane n'ubu aravuze ngo nzabigenze gute kuko aranduta cyane kinavuga ngo uramukunda cyane ariko ntabwo nabona umuntu nagira husband bivuze ko ndi kwanaliza message ze zirimo contradiction nyinshi ndamukunda cyane ndamukunda cyane ariko muri abo nawe ubwe na boyfriend uyu mukuru still ntago mubona nka future husband ngiye kintu ndi kubona wagize imana ugwa ku mutipe umwana mwiza nta feelings ufite za hatari zumva yuko ushaka kugenda beyond kubwo nubwo Karecyuzi yavuze ngo ushaka gukundana n'umuntu ngo ukurusha imyaka 10 itari wajya kuri 28 ngo
ibintu bidasanzwe, ushobora guhuza n'umuntu ukurusha iyo myaka 10 20 ukiri under 28 bigakunda bitewe na background y'ubuzima waciyemo, bitewe na communication mwagiranye, bitewe na awareness mwese mwakoze, kuko ugomba kumenya nimba uwo muntu akurusha iyo myaka nawe ugomba kumenya uwayirusha ninde, ntashake kugira ngo ujye ku myaka ye ariko nawe ntushake ko ajye ku myaka yawe, mukagira cya kintu cyo tubivuga buri gihe communication no kumenya ukuri mu maso ninde. So ngiye ntekereza yuko wahuye n'umutipe n'umwana mwiza ariko ntago ari we yo nkweto yawe, uri no kumutesha umwanya, byaba byiza vraiment umuretse ukamuribera kuko yakubera umuntu mwiza, yaragufashije muri buno buzima, akwereka direction nkuko abivuze, agufasha kwishyura minerval, agufasha kubona akazi, nta kintu wamuburanye, nta mpamvu yo kumeza kubabaza umuntu mu buzima kandi ubona neza ko icyo gushaka utazakimuha. So ngiye ntekereza ko inama nakugira niyo ngiyo, nta n'impamvu yo kugira ngo azabane nawe kubera piti, no kubera pitiye, no kubera ko ngo yafashije ngo yafashe ngo reka noneho mbarane woya Christian, nubwo ntamukunda ariko disi yambereye imfura, yambereye papa tarari. Oya ntekereza ko uri gukomeza gutesha umuntu umwanya, nicyo kintu ngiye numvishije. Take your time and figure out what you want. Ikindi nanone bavuze ko ukunda kuba approached n'abatipe, you are 24 ni imyaka nyine yo kuba approached n'abatipe batandukanye, abari benshi. So ntekereza ko you can even ntabwo rajya muri ya periode yo kujya muri relation iri serieuse, isaba yo kuba ugira commitment ya hatari. Take your time to enjoy life, noneho ureke no gufata umuntu w'abandi ukomeze umwizirike, kuko 3 ans ubwo ruga bajyanye afite 39 ans ari gutekereza ko no myaka iri bazabana kandi nta kintu kirimo. Ejo niho handaza gatera ivi umukobwa ambwa ati haguruka, cyo ni ibiki, cyangwa bakabana amara kugerayo agerayo hari akatwandikira ati ntamwuka message, umugabo wanjye n'umwana mwiza arankunda ariko ndamureba nkumva nakwiruka. Muri urukundo nta muntu ujya urwinginga, it's either you love the person or you don't. Kandi urana kwa kundi ukunda umuntu ukumva n'isogisi rya rinuka we riraguhumurira. Sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo urukundo rutuma dusekata amahormone yo gukunda umuntu abandi badakunda, akanaguhumurira kandi anukira abandi. Ni kwa kundi n'icyo yake kitakunukira. I promise you, iyo utamukunda niba kunukira noneho uba wanavomisa. Like yo ni wa muntu ushobora kureba ukamureba ni seseme abantu bakavuga ati ariko yarakwiciye. So like iyo ubana n'umuntu ibintu byose biramplifying. En fait urukundo nta nubwo ari rwo rwiyongera, ahubwo hari ukuntu hazamo balance na hormono balance, ariko ikintu cyitwa ikibi cyose defu wagira ngo ubu yishyize kuri loop noneho ukajya uyamplifying ukayongera none ukabona ni ikintu giteye umujinya. Ubwo rero kuba deja mu bantu bose mwahuye uri kuvuga uti nta muntu ndabona ngo numve yaba umugabo wanjye n'uyu mugabo arimo, uramukunda ariko ntago umukunda to the point he can be your husband. It means you don't love the guy. It means if today he was like I'm not providing for you, you would be ntago mwakundana. En fait it's okay, he was here for a reason. He helped you grow, yatumye ukura, yatumye ugira opportunité, yatumye ubona akazi, yatumye hari ibintu ureka. He was good and well, ariko you are wasting someone's time. Cyane cyane niba ari umuntu wifuza kuzakugira umugore. Ubwo rero ikitegereje no kumenya ngo muzatandukana ryari, cause ngewe I don't see any other issue uretse ko mu myaka iri imbere uzatubwira ngo nagukunda umugabo wawe umugani wa Kristo. Akaba agiye kwitekerezaho akamubwira, akaba agiye kwitekereza akikoraho umukoro akareba koko nimba urukundo mukunda urwo kubana cyangwa atari urwo kubana, nabyo ashobora kuba yabikora. Ariko ubundi yaje mu Rwanda ho uba wumva ari umuntu wishimye, daje ari kuvuga ngo ntago ari proud kuko buri iyo ukunda umugabo uzare buri abakobwa turi ba bantu, iyo ukunda umusore niyo ngiye naza nkakuzomera wambura uti icyo ntuzongere no kuvugisha. Burya abatipe iyo umugenzi wabo afite umukobwa bakundana ntibakunde aesthetique, ntibakunde ubwiza bwe, ntibagire gute. Abatipe bafite ukuntu basererezanya ku buryo umujama ashobora no kureka umukobwa kubera ko bakubwira ati uretse ikibuno se hari ikindi afite ni kabi, usikara akantu muzakundana. Uzi ko ashobora kukwangira ko ufite intoki zikomeye, ariko umukobwa bashobora kukubwira bati uriya muhungu wikorera muri Nyabugogo, akavuga ati aranakora
nimbe nawe ntabwo yirirwa yicisha inzoga nyine twe dufite ukuntu tudefanda abasore iyo twabakunze ubugira ngo niwe mana mbese wanatandukana n'inshuti iyo zawe utari proud y'umuntu n'izina ry'Imana ntabwo bivuze bakwiye ngo kubana niyo nawe. yaba ari umumiliyoneri utari proud it's not going to change because he's a millionaire Exactly. bivuze ngo birasaba ko wowe umukunda ku buryo una facing iwanyu ukababwira uti I made my choice kuko ibyo uzababwira nibyo bazakurikiza burya umuntu agukweshoninga kuko wabona nawe uri kudedemanga uramukunda urumva urumva ariko iyo ubabwiye uti nguyu wo tuzabana take it or leave it baravuga bati reka dutahe ubukwe bitaranapfa ahubwo tugashiduka atanadutumiye igihe ukiri kudedemanga ni hahandi bazanavuga bati ntabwo tumushaka ukavuga uti iwacu ntabwo bagushaka umva n'ubundi iwacu ntabwo bagukunze kubera ko Yeah. ntabwo uzi icyo ushaka muri rusange ntabwo bizoro Ewe. ngahe nguko reka mbashimire mesaje ni nyinshi ariko turabizeza ko tuzagenda nigeza tuzisubiza ko tuzakora ikiganiro dukeneye ndi gutekereza umu expert tuzazana ariko dukeneye somehow someone ugomba kuza akaduhereza icyo kintu mibanire. cya imibanire ariko nanone young generation ndi kubona ibintu turi kujya twageze mu gihe giteye ubwoba twashaje oya ntabwo ari icyo ngicyo tugeze mu gihe rwa rukundo rwayo twajyaga tuvuga ruri kuba umva scarce oya ni impanguhe ni manguhe so nicyo kintu ndi kwibaza no muri iyi minsi abantu umwana w'umukobwa uri kujya gucuzinga umuhungu ari kumufata kubera ko amukunze bashaka kubana ashaka umuparteneri cyangwa ashaka umuntu umukura ku isuku shaka provider ari gushaka umuntu uzamufasha kubaho no kwafundinga ubuzima inflation imeze nabi. inflation imeze nabi ukabyara urajya ku isoko ugatahana verope wajyanye umushahara wawe ni ugushaka umuntu uzajya ugenda akaguheza agafuka ugashaka umuntu uguha agafuka noneho ikintu kinariho ni uko usanga umwe ashakaga afite umuha agafuka undi amuha ikarito y'amavuta undi amuha iki anana tukibaza ya emancipation twavuze noneho kandi ugasanga sometimes all those people bararyamana dukeneye umuntu noneho kandi yarangiza ejo ngo nkeneye future husband dukeneye umuntu uzaza ofete iki kintu akatugifunguraho amaso kubera ko nimba ari ikintu gishobora gutuma ucuzinga mu buryo buri wrong igifu kirimo inzara umuntu ushonje ntuzafate decision hari umuntu wigeze kubitubwira ariko iyo ugiye muri alimentation ushonje zose ziba ziri wrong uzarebe iyo ufite amafaranga make ukinjira muri supermarket uzi ko urana papier hygienique ukumva wazigura kandi uzifite wumva ibintu byose ubikeneye ariko iyo ufite amafaranga urinjira ahubwo atari kubura nkeneye hari ubundi ndashaka iki hari igihe winjira ukagenda ukagura shingom ya 300 ariko ufite amafaranga mufuka ko niyo yonyine ushaka ariko iyo ntayo ufite nk'utwo turasa twa ushaka urishoko uravuga uti shaka na shoko ese ubundi ningura shingom ugasanga na turasa zashize kandi ndesa gusa zirimo dukeneye kwimana ntabwo byoroshye uzi ko umwana ahagarara hariya akamanifesta umuntu utagize ikintu akumariye ngo ubundi si waba ubana nawe kubera iki ngo ngo urukundo se ruracyaho noneho hari igihe wicara ukavuga kuze ningesha ninge mukuru imyaka yanjye 35 harya bura ndashajera uri ntukicara ukabona umwana wese umva ngo mama bakuru noneho uricara nitwe basigaye bakorera bridal shower noneho twe turimo hagati uricara ukaba confused urumva uricara ukavuga kuze ninge wakoze choice zitari nziza ukabona umumama mukuru ari kubreminga wowe umwana arabreminga wowe ngumva sheri ngo njye sinshaka ntuzabere nka mukuru wawe ngo uriyo ngo utararebaga utaragiraga gutya na gutya okay umwana muto nawe akaza akakubwira tumva nimba nta kinama nimba nta kibyose agomba kungurira ibi nibi uwo si umugabo okay ukavuga se uyu mwana ndamugira ihe nawe ntabwo ndi bumubwire ngo kurikira umutima wawe umutima ntawo umutima uri ku mafaranga niyo mpamvu nanone bigoye kugira ngo ya age gap izamo cyane kubera ko umuhungu mungana mwiza amashuri amwe mufite opportunity zimwe z'akazi so bivuze niba winjiza 200 nawe yinjiza 200 so niba ushaka ko bagutwara muri Benz ML n'ibiki byose azayakura he so ukeneye umuntu umaze imyaka 20-30 yaragiye ku murimo ari uyafite so ashe kukugira ni nayo mpamvu abenshi muri iyi minsi basigaye bizirika ku bagabo b'abandi okay as long as I'm good mbasha kwishyura ghetto mbasha kubaho mbasha kugira icyo umugabo azabaza
abagabo nabo bagashoboka ubundi ejo ngaho amarozi ngaho baruganye ngaho byagenze ukuntu uko umugore yaramuroze side chick Minisiteri y'umuryango ifite akazi kandi gakomeye I swear kandi irabyirengagiza muri ntuza muri za minisiteri zacu hacyarimo babasaza n'abakecuru sometimes wicara ukavuga ngo please renga ingohi zawe renga ubuzima buri ideal kuko ubuzima ibyo mutekereza nibyo pe nibyo twagakwiye gukurikiza nibyo twakakwiye kugenderaho rwose tukubaka neza ariko si byo bihari si yo reality bagakwiye gufesinga ikibazo aho kiri urumva ntuza uricara umuntu ukamubwira ibibazo bimeze gutya na gutya ngo ubundi ngo abantu ngo bagakwiye kumenyana bagashakana baramenya ikibazo ngo kiri mu muryango ikibazo kiri mu muryango wabo umuryango ntukimenya igihe cyuzu umuryango wawe umenya igihe wahuriye n'umugabo wawe oya iby'umuryango tunabivuge none ejo ndabaravuze umuyobozi wanditse ngo ibibazo ngo bikemurirwa mu muryango ngo kandi ngo ku bana barizwe nkibaza uzi ko ufite generation z'abana bireze that's the thing uzi ko ufite generation z'ababyeyi z'abana barezwe na mama babo bameze nk'abadahari kuko bari bari mu kintu cya trauma yego hari ababyeyi bagumaga mu buriri cyane adasohoka noneho shyiraho ko hari na generation none se tuvugishije ukuri ntabwo twakuze hari ibigo by'abana baba mu muhanda none se abantu bagiye none se bo ntabwo ari uko bari bafite ababyeyi niba ikibazo cya mbere kitarakemuwe mu muryango all of the sudden icy'urugo rwe nicyo kizakemurirwa mu muryango niho ejo bundi usanga turirengagiza reality hari ejo nibo bababyeyi b'ejo agira gutya akabandona umwana ubundi akahita akubwira ngo ugese ko nireze nabaye nawe uzakora noneho twajya kuvuga n'icyo kibazo ngo abana batawe ngo bikemurirwa mu muryango wuhe kandi abana bari hanze arawufite ni nabyo by'ibingibi tuvuga nyine usanga umwana araje muri iyi minsi they have to open their eyes bakirengagiza la vie ideale bashaka banifuriza umuryango ntawe utabyifuza ari umuntu wigeze kuvuga ngo ntawe udashaka ibyiza arabibura cyane so nimba rero umwana muri iyi minsi asigaye abyuka mu gitondo akaza agakorera i Kigali iwabo ni Rusizi agamenyana n'umukobwa ejo mu gitondo bakabwira ababyeyi sometimes ari n'igihe turenganya ababyeyi sibyo ababyeyi nta gitekerezo bagifite mu guhindura mind z'abana umwana wanyu ni Rusizi uriya n'uw'Inyagatare bahuriye i Kigali baraje babwiye ngo bafite ubukwe who are you to say no none ikindi nabo abana nibo ba provider bana ni nabo ba provider umwana nimba abatunze mu mukenyero azakugura costume azakodesha imodoka urinde wo kutaza kuza mu rugo oya ni nawe ahubwo wari kumupressuringa ngo ushaje nta mwuzukuru natwe tuba ba marraine uzi ko igihe wa marraine carrément utazi uwo mugabo cyane kavuga ati ngiye gusapotinga umukopi nanjye kuko ari uwanjye ni umuntu wanjye igihe azanyitabaza ariko wa mugabo agiye gushaka ntawuzi nese umuntu akubwira ngo marraine wamubwira ngo wanze unyicaze ndebe umugabo wawe mwige urinde n'ikindi gihe ahubwo nta n'ikindi gihe uzaboneka muri ibyo bintu kuko akenshi usanga atazanakubwira uko yakwinvolvinze mu bukwe niko azanakwinvolvinga mu buzima uranahamagara nyuma ugasanga ntabwo duhari turi busy bla 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 nanone ikintu cyose ati marraine ntawe agira ariko ukibaza nanone naza kumbwira se mubere marraine mubwire ngo hoya biragoye ofete turi muri situation igoye niyo mpamvu ngira ngo abo bantu babishinzwe baze bamanuke barebe njye nyavuga ujya nko muri ama restaurant meza hari ukuntu ujya uvuga ati ngiye wenda nkunda fine dining nzajya wenda njyamo once per month cyangwa once mu mezi 2-3 harimo young people under 30 under 25 bicaranye oya bari kurya neza rwose hagati yabo then I'm like ariko akazi bura dukora ntago turi kujya muri the wrong direction nkibaza ubwo bushobozi nabo ntabwo bafite ariko nyine harabura ya guidance yo kubwira umuntu ngo ntago ubu ufite imyaka 22 ngo wumve ko ugomba kuba ahantu hambere ugomba kurira ari fine dining ntago ugomba kumva ko buri gihe dimanche kugira ngo wumve yuko ubuzima bumeze neza ugomba kujya muri branch muri Movenpick ni 45 ni ukumva byende batubwiraga ababyeyi bacu twebwe twumvaga ko iyo habaye ndibuka ko muri nka dimanche no twajyaga twese twariye mu rugo nk'umukuzine mukuru yaguraga fanta
ubwo habaga ari ikintu cya hatari fanta mukayinywera mu rugo zabana nke mukazi kwa kundi ukagabana mu dukombe ugashira twanyweye koka ivanze na orange na citron n'ibiki byose ariko twumvaga ari ibyo nyine I swear. twumvaga ntabwo twe twagera muri cya gihe cyo kujya muri Camellia umuntu bwa mbere gusohokana muri Camellia waba ufite n'ubwoko bwa ati nahaguruka atishyuye biragenda Nukuri gute kwibara, so ntekereza ko icyo kintu kirahari cyo kugarura gake gake tukumva ko ibintu ni gake gake twebwe tuve mu buzima ngo habayeho ngo kera byagendaga gutya kera byagendaga gutya byararangiye. turi muri ibi ubu bimeze gute abantu babishinzwe bicare batega amatwi abantu buriya hari na kwa kundi habaho ngo gushaka inama y'abakuru like ntuza ya conseil de sage which is good kugira ngo tutazanatakaza identite nabo turibo n'ibindi ariko noneho hari nka minisiteri by'umwihariko ziba zishinzwe urubyiruko umuryango wagakwiye kugira noneho na conseil de jeunes b'abana b'abajene babayeho muri ubwo buzima ukajya ubumva ukavuga ati aba bana njyewe ndibyo ndi umumama w'imyaka 45 ndi umugabo w'imyaka 50 nyoboye iyi minisiteri ariko se ubu buzima abana babayeho muri iyi minsi ndabwumva umuryango muri aka kanya kugeza naho his excellence avuga ngo koko umuryango nyarwanda uri kubiba iki eske nzi byibura n'uburyo bubakana nzi n'uburyo bamenyana nzi n'uburyo bagenda ukicaza abo bajene bato mu mpande zitandukanye guhera mu cyaro kugeza mu mujyi ukabumva ukavuga ati yego nifuzaga umuryango mwiza ubana mu muryango ugira ute ariko benshi muri abo bana nta muryango bafite urasanga bari bonyine ese abana bireze babasha kubaka gute ese abana babayeho ababyeyi babandonye babaho gute iyo bubatse umuryango bigenda gute ibikomere ni ibihe trauma ni izihe noneho ukahita ureba aho ikibazo kiri ukongera ukabasha kugikemura ariko nidukomeza kwidealiza ntaho tugiye no gushyira shame ku batari mu murongo w'ibyo umuntu yifuza umwana uyu munsi niba atagiye muri kaminuza agiye wenda gukora make-up nuko ababyeyi batangiye kumenya ko wenda make-up yikoze ishobora kugutunga ariko wabaga igihomora kugira abantu igihomora muri sosiyete ntabwo bikuraho ko ikintu kiba ngahe nguko ushiduka ahubwo ko ukomeza kubreminga ibihomora bikarangiza byose byarabaye ibihomora bikarangira nta sosiyete ihari ukazarinda upfa uri muri regrese zo kuregreta ibihomora ibihomora bikakubwira ati this is the world you know ariko mu by'ukuri iyo wamenye ikibazo ntekereza ko ari naho igisubizo gituruka naho we sit here we blame each other you know kera abana bahoze ari abana kera twarubahaga kera twagendaga gutya ariko se nyine right now what the solution igisubizo cyabikiye kandi kiri réel apana ideal ihora ari sometimes abari inzozi abari imagination abari ibyifuzo abari wish ahubwo muri ubu buzima ni ikihe cyaba igisubizo cy'ukuri cyo kugira ngo byibura iyi generation yongere igaruke ku murongo n'abazayikomokaho bagaruke ku murongo twongeye tugire umuryango nyarwanda muzima ayo nguko so girls mwakoze cyane ibiganiro nk'ibi bizahoraho tuzakomeza tuganira turishya ibitekerezo byanyu turabikunda tuba tubishaka muri comment please mujye muduha ibitekerezo uko mubyumva kuri buri ngingo namwe muganire no mu magroup yanyu ya chart mushyiremo agatopic nk'aka mukaganireho nibyo byandi twavugaga hari abantu batureba umuryango turawukomeza gute hari abantu batureba bari mu nzego zifata ibyemezo muri ya group chat muhuriramo umubwira ati ariko akakayide buriya mu kigo ukoramo ntago kakora ese aba bantu ibintu baganiriyeho buriya mwebwe mwigeze mubiganiraho hariya things like that nuko nguko abantu bagenda bubakana duhana n'amayide nta muntu umenya byose hari amakuru yakura kuri uyu n'uyu ugasanga guhaye igitekerezo cyo to wake up with a plan on something because you are muri position za decision making reka tubashimire cyane rero ishya naho utaha bye